Mwabyumvishe ni wa munsi mwiza yasaha mukunda kuri radio yanyu, radio yacu ariyo Country FM. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa, ikiganiro kimaze kugirira benshi umumaro, aho benshi bagenda mu by'ukuri bamenya ibyo batari bazi, aho bagenda basobanukirwa ko bishoboka ko umuntu yaba mu isi atunze ijuru, umutima w'umuhamiriza ko igihe cyose azavira mu isi azaba agiye mu ijuru. Uwo mwumva rero ni inshuti yanyu Emile Nshimiyimana, nkaba ntari mushya rwose mu iki kiganiro, ariko kandi ndi kumwe n'umuvandimwe nawe muzi mukunda, nawe ngira ngo abasuhuze abibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro. Ariko nabo muri kuganira mwabamenye, n'ikaze mwene data. Yego, Imana nanjye umutima wanjye wose ko mu bubasha bwayo butagereranywa yemeye yuko uyu munsi boneka kuri mikoro za Country FM mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza cyitwa ijuru ntirikorerwa. Yego rwose. Yewe nitwa niyo nkuru Focus. Nanjye ibyo mbanje kuvuga ahangaha byangiriweho. Amen. Ntago ari inkuru mbarirana. Nanjye ibyo nabaye byo. Yego rwose. Kandi rwose nta kindi, nta buhanga, cyane ko n'ijambo ry'Imana ryo rivuga ko ngo abanyabwenge b'isi Imana yahamagaye si benshi. Yego. Nta gukomera, nta zindi mbaraga, ahubwo bikesha ubushake bw'Imana ibabarira. Amen. Nanjye rero nshimiye Imana ko mbonetse muri iki kiganiro, ariko kandi nanone ndabona no gusuhuza abantu batuye kuri YouTube channel yitwa ijuru ntirikorerwa. Namwe turabasuhuje mwiyumve n'ikaze. Yego rwose. Kuko tuzi neza ko ibyo umwami agiye kutuvugisha hano bigira umumaro kuri mwe. Ibyo rwose. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ihimbazwe kandi izahore ihimbazwe iteka, cyane ko ibyo yakoze nabyo ari iby'iteka ryose, n'amashimwe tuyigomba n'ayiteka ryose. Turi mu isi ndetse no mu ijuru tuzahora tuyihimbaza. Reka dushime Imana mu isengesho mbere yo kwinjira neza mu kiganiro. Turagushimiye Mana yacu, Mana nziza, Mana y'imbabazi, Mana igira ubuntu bugake bukira, ariko kandi Mana y'ububasha ndetse n'ubushobozi. We waremye byose, we wahanze byose, wowe ubeshaho byose. Turagushimiye. Tugushimiye ko igihe cyageze ukumva ko ukwiriye kudutabara, ubwo twarabo kurimbuka dupfuye tuzize ibyaha ndetse n'ibicumuro, tutabigusabye, tutiyirije ubusa, tutasenze cyane, nta cya 10 n'amaturo twatanze, tutanabizi. Kubw'umutima w'imbabazi ukemera gukiza umwana w'umuntu, utanze icyo byasabaga cyose kugira ngo dukize. Amen. Ikiguzi, inshungu y'ubugingo bw'umuntu nta muntu wayibona uretse wewe wenyine wayituboneye muri Kristo Yesu. Turagushimiye. Tugushimiye kandi ko wahaye imitima yacu kwizera ibyo, imitima yacu ikabiririmba ko turi amahoro, ko twabohowe rwose. Tugushimiye ko dushoboza kugira ngo ku uyu munsi ku isaha tube turi muri studio dutambutsa inkuru nziza, tuvuga ineza watugiriye. Tugushimiye ko uyu munsi kandi wongeye kubikora. Tugushimiye abo wakijije mu isi yose, abo tuzi nabo tutazi.
tugushimiye nawe uzakomeza gukiza, tugushimiye n'igihugu cy'u Rwanda washimye ko tuba turimo kino gihe, kandi tugushimiye n'umuvuduko n'umurindi n'imvura y'ubutumwa bwiza ikomeje kugwa mu iki gihugu. Tugushimiye benshi ukomeje kubohora, tugushimiye ineza yawe ku banyarwanda n'abandi bose batwumva, n'abarundi n'abadukurikira bari hanze y'igihugu, bagakira bakabohoka, bose turabagushimiye. Turasaba rero kugira ngo ukomeze kuduha imbaraga, ukomeze kudushoboza kugira ngo icyo wadukirije ukaturekera hano dukomeze tugikore. Tugushimiye ko unagushije imvura, kubera ko byose ubikora kubw'impamvu, nta n'undi wayigusha utari wowe, kandi turabizi ko yari ikenewe, nabyo turabigushimiye. Tugushimiye amahoro utanga ku gihugu cy'u Rwanda n'umutekano, kugira ngo dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza mu mahoro. Icyubahiro cyawe gikwire mu isi yose nk'uko kiri mu ijuru, none n'iteka ryose ku bwa Yesu urakoze, amen. Uyu munsi turifashisha amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 3, duhereye ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 9. Mwene data dusomere, ubundi dukomeze tuganire. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ifilipi, yego, mu bice 3, ku murongo wa 4, haranditswe ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abayisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana, guheshwa no kwizera. Amen. Imana ishimwe. Uru rwandiko umuvandimwe yaravuze ko Pawulo yarwandikiye itorero ry'Ifilipi, nibyo yusomye mu gice cya mbere cy'uru rwandiko, ku murongo wa mbere, niho usanga abisobanura. Aravuga ngo Pawulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'Ifilipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Umurongo wa kabiri, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo, amen. Mu by'ukuri izi nzandiko zagiye zandikirwa abera, kandi abera nibo bagize itorero rya Kristo. Ntabwo abantu bajya bisobanukirwa neza, kubera ko twisanze hariho nyine byinshi twita amatorero, ariko itorero burya ni rimwe, nta matorero menshi ahari, kandi bigizwe n'abera gusa. Ubu twe twizera ko abera tutazi turi mu itorero rimwe, abariho, ababayeho, abazabaho, turi mu itorero rimwe. Itorero ni rimwe, ni iry'abacunguwe n'amaraso ya Kristo, bakagirwa abera ku Mana, bagatoranywa mu banyabyaha benshi, bagashyirirwa ku ruhande kugira ngo babe ubwoko bwite bw'Imana. abo rero aho baba ari hose, icyo baba bakora cyose, ni ukuvuga ngo bari mu itorero. Amen. Ariko nanone bakaba baheje undi muntu utari uwera uwo ari we wese. Abaniheje nta umuntu uzi ko atari uwera ntaba mu itorero rya Kristo. Hari igihe bajya bavuga ngo itorero riri mu ibanga, ariko nta n'ibanga rihari, mbese ni ibyo ngibyo nyine. Ndavuga ngo niba utari uwera, witekereza ko hari irindi banga urimo ahantu runaka. Ubwo yaravuze ati abatari abera
abera bazababwira ibyanditswemo kandi nabo bababera yego rwose ariko ntago bibareba nibyo urakoze cyane twari turi gusobanura mu by'ukuri n'ibyizi nzandiko akenshi kuki se umuntu asoma Bibiliya ntayumva akenshi akanayumva kutariko nuko abasoma urwandiko rutamwandikiwe tuwamenye byinshi ndabazabazwa byinshi ariko twivugiraga ko abera nibo bizi nzandiko nibo bandikiwe abera b'Efeso abera b'Filipi abera b'Tesalonike abera b'Filadelfiya abera b'Korino mbese abera b'Simuruna inzandiko zandikiwe abera nta bandi bantu zandikiwe erega ni nabi Imana ivugana nabo gusa urakoze cyane ni nabi Imana ifite ibyo kubwira yego rwose ishaka kubwira umupagani mutumaho we nibyo rwose ibyo rero bibakure mu rujijo byinshi bihari amatorero menshi ku buryo umuntu binamucanga akibaza wa mugani ry'ukuri nirihe ariko itorero ni rimwe gusa rigizwe n'abera b'Imana bizeye ko ku bwa Yesu bahanaguweho ibyaha ku bwa Yesu bakweho urubanza ku bwa Yesu bahindutse abaragwa b'ijuru abo ntibashidikanya ko bazajya mu ijuru nibo bagize itorero rya Kristo ni nawe mugeni umugeni ushidikanya ko umukwe yamujyana ubu ntabwo ari umugeni no mu buryo busanzwe umugeni kubera ko yagiranye gahunda n'umukwe yego rwose tanga igihe cy'ubukwe n'inkwano nazo zigatangwa nibyo rwose hano rero mu byo twasomaga nigeze gukomozaho ni inkuru mvuga simbarirana Pawulo nawe yari muri uyu murongo ari kubwira ab'Filipi ariko barabarira ibyamubayeho nawe yego ariko yatangiye ababwira ati nyamara niba muri mwebwe hari uwagira icyo kwirata ngewe namurusha iyo bavuze ibyo kwirata hano nubwo ari ukwirata muri rusange ariko w'icyo yakomozagaho ni ibikorwa Imana yagakwiye kubishingiraho yemera umuntu hano yavuze ngo niba hari impamvu ari ufite impamvu imutera kwiringira umubiri njyeweho namurusha kwiringira umubiri mu magambo ahinnye kuko tuba tugomba kurasa ku ntego kugira ngo mwumve icyo ushaka kuvuga tutanatinze cyane ni ukwiringira imirimo y'umuntu tout simplement imirimo iva mu mubiri w'umuntu kandi iyo tuvuze umubiri w'umuntu usaba amaboko n'amaguru n'ubwenge bw'umuntu ugatekereza ukanzura ugafata icyemezo ukavuga uti nanzuye gutya na gutya hano Pawulo hari ibyo yari yarakoze ku bwa kavukire ariko hari n'ibyo yarakoze nk'umwanzuro nko ku murongo wa 6 agaragaza yuko ngo mu mategeko yari umufarisayo ariko gukiranuka kuzanwa nayo yari yarabifatiye umwanzuro aba inyangamugaye ku gukiranuka kuzanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo tubivuze turashe ku ntego ntiyasengaga Imana ebyiri ntago yabaje ibishushanyo ntago yigeze avuga ubusa izina ry'Imana ntiyishe isabato ntiyazambaye n'ibye ntiyishe ntago yigeze yifuza no mu masengesho ye nta mwanya w'ibyifuzo wabagamo gahara adasitara kuri iryo tegeko rya nyuma ryo kwifuza naryo hanyuma aba inyangamugaye imbere y'Imana ku mategeko noneho washyiraho n'akavukire ye ko yari umuheburayo w'abaheburayo ariko akaba n'umuheburayo udasanzwe kuko yari n'umufarisayo mu by'amategeko ibyo bikamugira umuntu wa mbere ushobora kugira ibyo yirata imbere y'Imana yagezeho ariko akesha umubiri akaba uwo mu muryango wa Benyamini buriya nabyo wenda nuko tuba dufite umwanya mutoya twakabisobanuye abantu bakumva ni irihe sumbwa abantu b'Abayuda n'Abenyamini barushaga indi miryango isigaye ariko kubera ko umwanya ari mutoya turashyiraho nimero za telefone dusoza ikiganiro muze kutubaza ariko kwitwa umubenyamini no kwitwa umuyuda byari isumbwe cyane mu Bisiraheli kandi rifitanye isano n'iby'Imana yari abategetse kubamo no gukora nibyo rwose noneho rero tekereza Pawulo avuga ko ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugaye biragoye ko umuntu yahagarara ku maguru ye yombi avuga ati ku mategeko y'Imana ndi inyangamugaye ariko Pawulo
icyo kintu aratinyuka akakirata kandi atabeshya ubwo koko yari inyangamugayo yego pe kandi koko n'ishyaka hano yavuze ngo no kurenganya itorero nabyo ntiyabikoraga kuko yumvaga ashaka kwica ahubwo ni ishyaka ryo gusohoza amategeko y'Imana nibyo yabikoraga mu murongo wo kumvira Imana yabikoraga mu ishyaka ryo gukora icyo Imana ishaka mbese yumvaga arwanya abandi bantu bose atekereza ko ahubwo baba bari kuvuga Imana mu bundi buryo butari bwo hanze aha haba hari ibigwi nawe niba ufite ibyo wakwirata Paulo yakurusha tutararenga aho ngaho waba warazamutse za kanyarira waba warasengeye abarwayi ngo bagakira warirukanye ngo abadayimoni wararirimbye muri korali baraguhanuye ubuhanuzi butarasohora ufite ibitabo by'amasezerano waba warimitsiwe ubushumba ubudiyakoni cyangwa indi mpano mw'idini waba waravukiye mu batambyi bakakuramburaho ibiganza ufite imyaka 2 cyangwa 3 imbere bakakwereka Imana hakiri kare ibyo waba ufite byose yaba ibyo wakoreyeho wakoze cyangwa se wibwira gukora Paulo yakurusha we ahamya ko yarusha umuntu wese ariko rata Paulo niba hari undi wese uwari we wese arahamya ko yamurusha yego ariko hano hasi agaragaza yuko ibyo bidatanga ijuru ku murongo wa 7 yatangiye noneho abihakana byose ko ntacyo byamara nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ntutekereze ko ari kuvuga amafaranga hano ntayo yavuze mu byo yirata mu byo ari kwirata nta mafaranga arimo nta degree yanumva hari abajya bamutwerera amadigri y'amashuri ngo afite PhD n'ibiki byo byaje nyuma ariko nta degree yavugaga zamubereye igihombo nta mugore yavugaga wamubereye igihombo nta mafaranga nta mitungo ahubwo nibyo yatekerezaga karindamuye ariko yabirishisha imbere y'Imana Imana ikabimwemereramo nibyo yatekerezaga ko bimugira umukiranutsi ku by'amategeko imbere y'Imana icyo yatekerezaga yuko bimugira uwemewe mu maso y'Imana binyuze muri efforts mu mbaraga ze mbese mu kwirata iby'umubiri ngo agira bukwa Kristo icyambere yabonye Yesu abona ko ibyo ngibyo ngo bimuhindukiye yabitekereje nk'igihombo rwose ndetse ngo abitekereza nk'amase ariko nabitekereje nk'amase ntacyo bigereranyije nacyo ahubwo ngo yari abigereranyije n'ubutunzi butagira akagero aribwo kuronka Yesu Kristo nyamara ikintu gitangaje ubwo butunzi buri wa kane tubuvugiraho yego butagira akagero aribwo kuronka Kristo ariko n'uyu munsi hariho bamwe bakiziritse kuri ibyo ngibyo bimeze nk'amase ku bundi butunzi bwabo kandi Paulo yita amase kuko urumva ko icyo ushatse kuvuga ukiyumvamo ko waba ukiranuka ariko ubikesha ingeso zawe cyari ibikorwa byawe tushobora kuronka Kristo ntago bikunda bisaba kubanza kujugunya ibya mbere ahubwo tujya dusobanura kwihana tukanabitindaho cyane abantu ntibona byumve ariko kwihana nuko nukwireka nukwitakariza icyizere kwivaho rwose ugahita ubona yuko ibyo wari ufite burya witaga ubutunzi bikubereye amase kandi Paulo ntabwo yihannye ibintu bibi igitangaje ahubwo ibyo yihannye mu bandimwe nibyo abantu bo bashaka kugeraho ni ibyirato bya benshi hanze aha bitanuzuye yuko Paulo yarabifite biteye agahinda kubona umuntu witwa kabwiriza cyangwa yigisha Kristo ajya imbere y'abantu akabashishikariza guhirimbanira ibyo Paulo we yihannye urakoze cyane bigaragara ko abantu bari kure cyane inzira ijya mu ijuru kuko urumva ko inzira bacamo n'ijya mu ijuru ni inzira ziropoze kera twiga batubwira ngo des lignes parallèles ngo c'est l'encontre à l'infini tugenekereje mu kinyarwanda reba imodoka igenda mu muhanda ari amapine y'uruhande rumwe n'ayandi mapine yo ku rundi ruhande uramubona byazahurira l'encontre à l'infini nuvuga ngo ntibizigera bihura ntibishoboka hano Paulo nawe akirabo kwa Kristo muvandi yabonye ko ari we yari akeneye yego rwose ngo ahise abona ko ari ubutunzi butagira akagero ibyarinda mu ibyo
yari afite byose bimubera amase. Umurongo wa 9 nawo ukuze yavuze ngo kugira ngo icyo yari agamije aboneke kari muri Kristo adafite gukiranuka kuva mu mategeko gadafite mu gukiranuka kwe yabivuzeho ngo ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ugukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo ariko gukiranuka kw'Imana. Mwene data ariho gukiranuka kubiri ariko kose si ukw'Imana nibyo kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Hariho gukiranuka kubiri kumwe kw'abantu kuva mu mategeko kuva mu byo bashoboye kuva mu mategeko y'Imana bubahirije ahubwo mfite ukuzanwa ubwo nuko kabiri ukuzanwa no kwizera ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Amen. No kuvuga ngo hari ugukiranuka gukomoka ku Mana hakaba no gukomoka ku bantu hanyuma ugukomoka ku bantu ntago twajanga ngo tuvuge kari kubi ariko ntago Imana ikwemera. Nibyo ntago Imana ikwemera ntawe kwatsindishiriza ntawe imbere y'Imana ntago bikunda. Uko niko Paulo yari afite atarihana. Paulo yihannye gukiranuka kwe abantu batari bazi no kwihana nibyo kwihana gukiranuka kwawe kuko nakubwako ni ikizira imbere y'Imana. Paulo avuze ngo hato ntagaragara imbere y'Imana mfite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko. Mwibuke ku murongo wa 6 yavuze ngo mu bigendanye n'amategeko yari inyangamugayo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari adafite ubwo bunyangamugayo bwe akesha amategeko nibyo ahubwo ngafite gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Uko gukiranuka rero ni nako kuva ku Mana. No kuvuga ngo Imana ishaka ibyo yatanze y'ubwayo. Ubundi nyine kuva ku Mana gute? Kuva ku Mana kubera ko no gukiranuka Yesu yakiranutse ari mu isi ari twebwe akiranukira. Amen. Yesu aza mu isi akambara umubiri kwari ukugira ngo ahagarare nyumva neza wowe dukurikiye mwana masaha kwari ukugira ngo ahagarare mu mwanya wawe akora ibyo utari kubasha gukora. Yego. Yesu yaje mwisi afite misiyo yo kukurongera gukiranuka ngakuguha Imana ibone kukwemera. Amen. Ubwo nukuvuga ngo reba ibyo Yesu yakoze byose niwe yabikoreye. Burya igihe Yesu yavukaga yarakuvukiraga nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu Imana ishimwe azitwe gitangaza Imana ikomeye azitwe Manuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Burya igihe Yesu yavukaga benshi bajya babiririmba buri 25 z'ukwa 12 umwana yatuvukiye umwana yatuvukiye. Burya uhabwa ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana ari ukubazwaho ivuko Yesu yavutse kuko ni wavutse hejuru. Yesu ntiyakuvukiye gusa ngo bihwaniremo ahubwo yanakubereyeho. Yakiranutse ku gato no ku kanini. Nta ibyanditswe biravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose ntatwe ariko ntigera akora icyaha. Ntago yigeze akora icyaha bisobanuye ko yavuye mu isi atabashije gukora icyaha. Uko gukiranuka kwe kwijana kutavanzemo ikibi na gito uko niko yagukiranukiye. Hanyuma ubwo bisobanuye ko umuntu uvutse mu ijuru akabaho mu isi ntakora icyaha namba akiranutse nk'uko Imana ikiranuka. Uko gukiranuka ni Imana yonyine igushoboye. Uko rero kutarimo icyaha na guto niko Imana ishaka kuguha wowe duteze amatwi ariko ukabanza kujugunya uko kwayo kuvanzemo nibibi kuva mu mategeko ugakura mu nzira ikaguha gukiranuka. Yesu yakiranutse agukiranukira kugira ngo Imana ikubone imbere yayo wambaye ukwera kwa Yesu Kristo igutsindishiriza kubw'uwo Yesu wakuzi. Amen. Ukwihana nukureka gukiranuka kwawe mbese kugutakariza icyizere ukamenya ko kutaguhagarika imbere y'Imana ukizera Yesu we wagukiranukiye ari mu isi none Imana igafata gukiranuka kwa Yesu ikakubaraho ukaba umukiranutsi ariko wambitswe gukiranuka kwa Yesu Kristo. Hari indirimbo iri muri jingo y'iki kiganiro nayitekerejeho cyane yavuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka isi no mwijuru kiretse kwizera kowogejwe de ntago ari ukuzozwa cyangwa kuri kozwa ni igikorwa cyarangiye ni ukwizera ko wamaze kozwa de n'amaraso ya Yesu masa. No ramuririmbye kuri rofora atangira abaza ngo mbese wogejwe na Yesu watunganijwe wamaze gutunganywa ubwo yakuhagije amaraso ye mbese imyambaro yawe nashakaga icyo cy'umwambaro
ratuko gukiranuka kw'Imana Yego. ni nawo mwambaro wera Aha. abera ni nawo mwambaro w'ubukwe abera tuzaserukana imbere y'Imana. Amen. Tekereza ubwo benshi bazaba bambaye gukiranuka kwa Kristo hanyuma ugahingukana gukiranuka kwawe ni wa mwami wacuje ubukwe bw'umuhungu we. Noneho hakaza kugaragara ngo nk'umuntu wambaye umwambaro utari ubukwe abandi bari bambaye kimwe ariko undi muntu aridumbukiza azana umwambaro ntaza hakuye ariko bivuze ko abandi bari bambaye umwambaro ariko bahawe n'uwateguye ubukwe. Yego. Uwo mwambaro rero ni wo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nshuti muvandimwe, nshuti dukunda n'imitima yacu ishiye bugufi cyane, turakwingingira Imana kugira ngo icishe bugufi imitekerereze n'imyumvire. Wumve ko Imana iri kuguhera ubuntu gukiranuka kwayo, maze utumbire Yesu nk'umurebesha amaso, hanyuma wakire gukiranuka guha kugutsindishirize mu kimbo cy'uko gukiranuka kwawe k'ubushwambaga bwuzuye n'ibizinga tutabasha kugukiza. Byumvikane ko Yesu yazize iki? Yazize ibyaha byawe. Yego. Nawe kandi nuko yabyemeye. Yesu nta cyaha yakoze. Yizeye kubarwaho ibyaha byawe. Yarabyemeye gusa cyane bimubarwaho. Imana nayo wumva uburyo Imana ibikora, Imana ibimuhanira nk'aho ari we wabikoze. Ntiyagira impuhwe, iramuhana kandi nta na biramuhama ahanirwa ibyaha byacu, ibyaha byawe. Yego. Nawe rero niko wizera ibyo, ukizera ko ibyaha byagukuweho bikajya kuri Kristo, gukiranuka kwa Yesu nawe ukaba kwaramuvuyeho kukakuzaho. Amen. Ni ingurane. Yesu yakoze neza, arahanwa. Yego. Ukora nabi ariko kwihera igihembo uhemberwa ibyo Yesu yakoze nkuko yahaniwe ibyo nawe wakoze. Abakorinto ba 2:5-21 uko atubwira. Yego. Aravuga ngo Kristo utigeze kumenya icyaha. Yego. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo natwe muri we duhinduke gukiranuka kwe. Amen. Iryo ni ijambo rikomeye. Yesu kuzira ibyo atakoze nawe ugahemberwa ibyo utakoze. Amen. Nuko umuntu w'umukiranutsi ndako Pawulo rero niko gukiranuka Pawulo ari kuvuga. Ari kwitangaho ubuhamya. Ari kuvuga ati nimwumve ndi umukiranutsi ndi uwera ariko mumenye uko kwera kwanjye. Nabazweho gukiranuka kwa Yesu mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye guheshwa no kubahiriza amategeko. Ahubwo mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Abaduteza amatwi ubwo tunababwiye abakiranutsi turibo. Yego. Abajye bumva tuvuga tuti turi abakiranutsi turabera natwe dore nuko gukiranuka twaheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Nukuvuga ngo ubu buhamya Pawulo avuga turabuhuje. Nibyo. Ariko twanabuhuza nawe iri joro uramutse witakarije icyizere ukemera kubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Kandi uko gukiranuka umuntu wese ugufite afite nijoro. Abaribonye ako kanya ni gukiranuka umuntu atakwa ahererwa ubusa kaba nta ngingo nimwe yatuma kwamburwa. Wajya wirata iteka ukirata gukiranuka gusa kwa Yesu. Apana gukiranuka kwawe kubera ko ni kubaho. Yo kuza kubaho Pawulo yari kuba yaravuze ati kandi mboneka ko ndi muri we mfite gukiranuka kwanjye kuzwa n'amategeko nongeyeho ukuzanwa no kwizera. Ariko gukizwa nicyo bivuze no gukizwa nundi. Umuntu akenera gukizwa kubera ko batabasha kwikiza. Umukiza rero yatuzaniye icyo twaburaga ari cyo gukiranuka kuzuye kutagira icyaha kandi mu buryo bw'iteka byose. Niko kwambika ukabura kize. Ukabugiye mu mubare w'abantu bazajya mu ijuru, ukuwe mu mubare w'abantu bazajya mu muriro. Yego. Kandi Imana ikabikoresha ubutabera bwayo kuko n'igihano wari ukwiriye Yesu yaragihana. Ni nabyo abaduteze amatwi bakwiye kubyumva. Ntago kubona ijuru babisobanuye yuko ucitse Imana. Ntago uyicitse ntucitse igihano. Oya, igihano cyaratanzwe. Igihano Kristo yagihanwe yishyura ideni ry'ibyaha wabazwaga. Hanyuma hasigara iki? Hasigara gusa yo guhemberwa ibyo Yesu yakoze. Amen. Sinzi rero niba tutatanga nibyo nimero kugira ngo abadukurikiye nabo dusangire ijambo tuzi ko harimo bene data, tuzi ko hari nabandi bari kumva ubutumwa bwiza bakeneye gusobanuza. Na bene data bamaze kuba bakiranutsi ku bwa Yesu bakeneye gutambutsa amashimwe nkuko nako turimo turayatambutsa. Ubwo rero reka tuvuge ngo umwanya ni w'abadukurikiye. Mugahamagara kuri 0782 44
21 iyo ni MTN wabahana Airtel iyo ni 0738 3 nibyo 0738 3 nibaduhamagare. haro waje. Allo Country FM. Allo. Yes, allo. Vuga na Daniel hano mu rugudu wa Nkombo. Yego Daniel ku Nkombo. Mwatugiye ijambo ry'Imana kubisa. Wumvise cyabaye byiza cyane. Yego rwose. Mu kiganiro wakuyemo iki cyangwa wakuyemo iki ushaka atari n'ubwa mbere duhamagaye hari Daniel? Yavuye ku murongo. Yego. Okay, yatubwiye tabumva bumvishe timwatuje ikiganiro cyiza cyane turagushimiye Daniel. Turiringira umwami ko nawe yumvishe muri abo. Yego. Paul ati mboneke ko ndi muri we. Ndafite gukiranuka. Allo. Ndafite gukiranuka kwanjye. Yego. Kuva mu mategeko. Allo Country FM. Nibyo umuntu wese wirata gukiranuka kwe aracyari kure cyane y'agakiza. Allo Country FM. Country FM allo. Umuntu ukirata gukiranuka kwe aracyari kure y'agakiza. Gukiranuka k'umuntu. Allo Country FM. Mwiriwe neza muri bande muherereye? Yego Eric, ikiganiro nijoro ntirikorerwa wagiteza amatwi. Nacyumvise. Wakuyemo iki tubwire? Watangiye. Allo? Ngendi baza. Allo? Yego tuguteza amatwi Eric. Allo? Turi kukumva neza. Ngendi baza. Ubundi kubatizwa. Aho byabura n'umuntu kubijyana mu ijuru. Oya rwose. Kubatizwa nuguhamya ko wabaye umukiranutsi. Ariko ntago ari byo bigira umuntu umukiranutsi. Ahubwo se waba wumvishe uburyo umuntu aba umukiranutsi? Turi kukumva neza Eric, waba wumvishe uburyo umuntu aba umukiranutsi abikesheje kubarwaho gukiranuka kwa Kristo? Nabyumvise. Wumvise tusangize ko wabyumvise. Numvise ko ari kwemera ko Yesu yagupfiriye kubera yabyaza. Yego rwose. Nawe wumvishe Kristo koko wizeye ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe? Yego ndabyemera. Ubaka kanya uri umukiranutsi. Ndabyemera. Uba wumva n'impandije cyangwa hagize ikindi kiba wahita ujya mu ijuru rwose? Nshobora kubyemera ariko bitewe n'ibyo batwigisha. Tukumva ko twe kubatizwa ari byo byajyana umuntu mu ijuru, ngo umuntu yabatijwe ngo umunyazaha. Oya ntago ari byo. None se wenda tuguhaye nk'urugero ruri mu byanditswe. Hari igisambo cyari ku musaraba. Kiriya gisambo wumvishe ukuntu Yesu yagihaye ijuru ntagitume kujya kubatizwa? Yego narabyumvise. Aha, none se buriya si ikimenyetso simusiga cy'uko kubatizwa bidahuye no kubona ijuru? Nabyumva kuko yakibwiye ati kubwo kwizera kwawe. Nuko nawe rwose kubwo kwizera kwawe aka kanya uraranye ijuru. Murakoze. Nawe urakoze tugushimiye Imana. Ukomeze utega amatwi niba ngombwa ufate na nimero zacu dusoje ikiganiro usobanukirwe byinshi kurushaho. Nta kibazo. Yego Eric. Urakoze. Yahamije ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ajya mu ijuru atari we umujyanye. Kandi we si amazi. Yego. Kandi n'inzira Kristo anyuzamo umuntu ntago amucisha mu mazi. Yego rwose. Allo Country FM. Allo Country FM. Yego twakwakiriye ninde tuvugana? Mwavugana na Shukuru Mutimasi. Yego Shukuru. Tuba twabakurikiye. Mwakuye iki mu kiganiro cyangwa mwakuyemo iki na mbere? Ikiganiro cyanyu ibyo nakuyemo byanyigishije kwizera kwacu Yesu Kristo. Yego. Binyereka ko nidukora neza tukizera ko Yesu Kristo yatuhambirwa ku musaraba ziri ibyaha byacu tuzabwa ubwami bwo mu ijuru. Yego. Turakora nko kujya nshima Imana mu gihe bitewe n'ibyo yankoreye. Umwami wacu Yesu Kristo tukajya tumushima. Yego rwose uvuze ku kigendanye no gukora neza umuntu akizera ko Kristo ibyaha byabipfiriye. Unyibutsa n'ubundi ijambo ry'Imana ni nako rivuga, uko ni nako gukora neza ibyanditswe byera bivuga.
yego kabisa. bivuga yuko gukora neza Imana yemera ari ukwizera uwo w'Imana yatumye nyine ari we Yesu Kristo. Yohana 6:28-29. Yego, umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Mama twaye mugura nziza. Hanyuma se nawe wumvishe wizeye uwo mwana ku buryo uba wumva ufite amahoro mu mutima ko igihe cyose yazira twajyana mu ijuru. Imana yavuga ati tujye duhora twejejwe kuko isani sayimota y'utwika Imana yakwigata. Kwezwa ni gute rero? Aha. Kwezwa? Umutima wawe ubundi iyo wumva ko utunganye, wumva ko Imana ibyaha byacu yabyishyizeho akabibambirwa. Yego. Umutima wanjye numva ngejejwe. Kubwizera byonyine bituma ku mutima wawe numva Shukuru, uko niko kwizera nyine. Niko kwizera k'ukuri. Niko nizera, niko buryo bwawe nizeramo. Ibindi byaba ari imvange uri kuvangavangamo. Kwizera ni uko nguko, uwo twizera ni Yesu. Hari abo njya numva ngo banza kwitunganya papa ugiye gusenga. Hari uwadutunganije ni Yesu. Hari uwadutunganije kandi ngenda nkunda kubabwira pasiteri. Nababwira ati buriya ugeze ugiye imbere y'Imana witunganyije uvuga ko byose wabyejeje wabikujeho ugiye gukora iki imbere y'Uwiteka. Wabikuzaho iki se ahubwo? Yesu ko yabikujeho, Yesu yabikujeho amaraso yamennye ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Nta kindi gitambo cy'ibyaha gihari. Igitambo ni Yesu wagitanze kandi Imana yaracyakiriye iranacyemera. Umwizeye yahinduka uwera, umuntu Imana itabaraho icyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose. Yego kabeza pasiteri, mwakoze cyane. Yego, dushimiye Imana. Ariko ubwo naza gufata nomero zanyu muzikaye ndaza kubavugisha. Urakoze cyane, turazitanga nidusoza uzifate rwose. Mutuka pasiteri ko naje musajya muri mwe sinazifata. Oya, turaza kongera kuzitanga. Ajazo mamu kuze saa 3 zuzuye uburi hafi turazitanga. Yego no pasiteri. Yego. Ubundi gutanga umurimo muri kurara umuri ihererano bitenefushije. Bose bambwiriye bagubwe neza kabisa. Bakumvishe Shukuru. Bakumvishe kandi uzababwire yuko Kristo yahanuye ibyo bari kuzira byose. Reka twakire n'abandi. Urakoze cyane. Nta kibazo, murakoze cyane pasiteri. Sawa. Tumushima Imana Shukuru. Umuvandimwe Shukuru ati njyewe iyo ntekereje ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye mu mutima mpita numva nera koko. Yego. Allo Country FM. Hello. Yes, hello. Hello. Turakumva neza. Ni Hagenimana Antoine hano kubadije. Yego. Batubashije amatwi. Yego. Kandi iki ni ikiganiro nkunda kandi kinyigisha byinshi. Ariko hari ibintu byanshimishije kuruta ibindi byose. Biriya bintu biri mwavuze, gukiranuka guturuka ku bantu, guturuka ku Mana. Turakumva neza. Gukiranuka guturuka ku bantu no guturuka ku Mana. Ibyo bintu biri byanshimishije cyane. Hahirwa rero umuntu ufite gukiranuka guturuka ku Mana atari uguturuka ku bantu. Amen. Turakumva neza. Turakumva cyane. Ibyo bintu biri byanshimishije bituma nyine mbasha kugira byinshi bisobanukirwa uko nari imbere. Yego rwose. Usoje neza ngo hahirwa umuntu ufite gukiranuka guturuka ku Mana. Hahirwa umuntu ufite gukiranuka guturuka ku Mana, guturuka ku bantu. Akuriya kuko Pawulo yari ameze. Mbere Pawulo atari yahindurwa, yari afite gukiranuka guturuka ku bantu. Yego. Bishingiye no ku mategeko. Okay. guhindurwa guturuka ku Mana. Antoine, nawe uko guturuka ku Mana se uragufite? Wagushyikiriye. Ufite cyane, maze nk'imyaka 2. Yego Antoine.
ko gukiranuka mbashije kukugera. Amen. 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 Ibintu bire byanshimishije. Amen. Kandi Imana igibaho umugisha. Urakoze nawe kubw'uruhare ugize mu kiganiro. Ko gukiranuka ndagufite rwose, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Yego. Ubwo tumaze imyaka 2 ko gukiranuka ngufite. Yego. Mbere ubwo nari nka Pawulo, nari nka Pawulo. Yego. Uko yarari. Ariko uko yaje guhindurwa na gihugu niko. Amen. Antoine, namakuru y'Imana. Yego Antoine, kuri ubu rero kubwo gukiranuka kw'Imana wakiriye kubwo kwizera Yesu, wumva ijuru uryizeye mu buryo budasubirwaho. Ijuru wumva uryizeye mu buryo budasubirwaho kubera ko gukiranuka wakiriye kuva ku Mana. Cyane ugifite gukiranuka guturuka ku Mana atari guturuka ku bantu. Ijuru ubugendewe. Amen. Ubugendewe ufite gukiranuka guturuka ku Mana atari guturuka ku bantu, nk'uko Pawulo mbere yarari. Yego. Ufite gukiranuka guturuka ku Mana. Ijuru ubugendewe. Amen. Ijuru ubugenderewe. Nuko nyarukuntu abantu usanga babitwara uko bitari, ariko byumvikana. Amen. Dushimiye Imana yaguhaye gukiranuka kwayo. Dushimiye Imana yakugize umuragwa w'ijuru. Kandi kugira ngo gukiranuka guturuka ku Mana. Yego. Bisanga ubigiremo uruhare. Yego. Bisanga ubigiremo uruhare. Yego. Bisanga ubigiremo uruhare. Yego. Nawe ubwawe ugira ibyo wigomwa, ugira ibyo wirengagiza kugira ngo ubashe kubona gukiranuka guturuka ku Mana. Yego. Nibyo gusa ibyo umuntu yigomwa bya mbere n'ibyo yibwiraga ko byamugira umukiranutsi. Nibyo umuntu yibwiraga ko byamugira umukiranutsi, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri ashaka ugasanga yabigize n'indamu. Urakoze cyane. Nibyo kandi ari bimujyana mu irembukiro. Yego. Ariko biramutse ngombwa kubigiramo uruhare, ukabasha kuvuga uku ngenda sigukwiye, nakagenza icya, nagakoze icya, nakabanye n'abantu mu buryo ubu n'ubu. Nubwo buryo nashaka kubivugamo. Twakumvishe rwose. Nubwo buryo nashaka kubivugamo. Rero ndasaba abantu kugira ngo by'ukuri bajye babasha kuba babanza gutekereza, bamenye inzira bagomba gucamo, barebe niba hari inzira bagiye gucamo, hari naho izabageza. Nibyo niyo mpamvu iki kiganiro kiriho, kandi nawe tugushimiye kubw'uruhare rwawe mu kiganiro. Turaza gutanga nimero kugira ngo nimba wakwifuza ko dukomeza kuganira mu gikari dukomeze tuganire. Nubwo atari umwanya se mwambaye nk'umuntu umwe usohoza, nubwo naba mbarogoye. Ikibazo ni iminota tuba dufite ni mike cyane, twakwakira abandi kugira ngo nabo batambutse amashimwe cyangwa babaze ibibazo. Nibyo byafasha kurusha, kandi ubwo wakiriye gukiranuka kw'Imana nawe wumva inyota ihari yo kugira ngo abandi bantu nabo bakwakire. Ni Diane uherereye Munyoze, na wundi muntu ndenzaho ugire umugoro ijoro ryiza. Sawa, urakoze cyane. Atware tumushimiye Imana. Yakurikiye ikiganiro. Neza cyane. Yakurikiye pe. Neza cyane. Abandi namwe muhamagare 0782442125. Hari uriho kuri twamwakira. Yego. Allo Kantrefem. Mwiriwe neza. Nitwa Niyo Nkuru. Yego, Niyo Nkuru uherereye he? Nanjye nabakurikiye. Yego. Ariko wenda njye nari mfite ikibazo gitoya. Yego. Nakagize byinshi ariko mwanya ni muto. Yego. None twebwe twicare tuzi neza kubwo twizeye umwana wacu n'umukiza wacu. Allo? Turakumva neza Niyo Nkuru. Neza ko ubwo byarangiye ijuru tuzarijyamo nta cyaha kibaho, dukora ibyo dushaka nta kibazo. None se Niyo Nkuru we,
uwaguhaye ijuru yego ntiwamugirira icyizere ko n'imibereho yawe yayihindura? Erega wenda njye mfite wenda ukuntu mbyumva ariko ashobora kuba bitandukanye nuko mwe mu byumva. Ihangane gato kuko warubajije ntabwo wabaza ngo unasubize icyarimwe. Yego nta kibazo. Reka tugufashe nyine tuje tugufasha mu buryo. Yego umurimo Yesu yakoze nta kindi wawongeraho wowe. Yesu yagupfiriye kubera ko uri umunyabyaha. Ese nibyo cyangwa sibyo? Uriwe nturiwe? Yesu yazize ibyaha byawe nta wundi muntu turi kuvugana. Yego byawe. Ese yaribeshye wari mwiza azira ubusa cyangwa ibyaha nyine urabifite niyo mpamvu Yesu yapfuye? Wenda nganda ibyo umbwira nzi ko Yesu yazize ibyaha byawe sibyo? Yabizize kubera iki? Yabizize kugira ngo wowe ntuzarimbuke uzajye mu ijuru. Iyo uza kuba wakora ibyiza bigakunda, Imana ikabyemera ibyo byiza byawe, ntabwo Yesu yari kwirirwa apfa. Yego uri mubi rero kubera umuntu witwa Adamu uvukaho. Uri mubi uryamye, uri mubi ugenda, uri mubi uri muri korari, uri mu busenga. Ububi bwawe ni iryo vuko ryo kwa Adamu. Imana yabirebye kera rero ibona kuzarimbuka ibyo wakwigira byose. Kuko ingeso nziza wagira ntizaruti za Paulo tumaze gusoma. Nabyumvise nabikurikira. Yego no gukiranuka kw'ingeso yaragufite kuzuye abantu bashima. Yego ariko aza gusanga ibyo ngibyo ari umwanda imbere y'Imana. Aramase amazirantoki. Noneho amanika amaboko yemera gutsindishirizwa. Umuntu utsindishirizwa n'uwatsinzwe. Yego hanyuma rero gutsindishirizwa na Yesu ni gute? Nuko wemera kuri mubu ko wakwigira kose, ariko ukemera ko ubwo bubi bwawe bwose aribwo Yesu yazize. Yego ubwo yabuzize rero ntabwo Imana izongera kukubara nk'umunyabyaha imbere yayo, ariko kubera Yesu. Yego ariko igihe cyose Imana yakurebera mu ngeso zawe uri mubi wo kujya giheno. Paulo aravuga Yesaya mu gice cya 64:5 aravuga ngo gukiranuka ibyo twakiranutsemo byose ngo bihwanye nk'ubushwambagara bufite n'ibizinga imbere y'Imana. None rero niba ugomba kujya mu ijuru nta yindi nzira ishoboka, ni ukwizera ko ibyaha byawe hari undi wabizize ari we Yesu, bityo ukaba warahindutse uwera imbere y'Imana. Ariko ibyo kubyizera uwugukijije afite n'imbaraga zo guhindura imibereho yawe. Ubwabyo biri mu imbaraga zigukura mu rupfu zikakugeza mu bugingo bw'iteka, ariko kandi wazutse ni icyaremwe gishyashya. N'imibereho yawe uwo nguwo nuyimurekera ukitakariza icyizere, afite kukuyobora n'inzira yo gukiranuka. Izabira mu iravuga ngo anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aho ngaho no nashakaga rero. Ariko noneho nabyo ubimurekere ni ubishoboye. Nabyo ntago bigusaba kubikora wowe. Yego icyambere wizere ko amaraso ye ahagije ko yarakojeho ibyaha byawe byose aho biva bikagera. Icyo ni kimwe cy'ingenzi kidasimburwa. Ariko umurekere n'imibereho yawe yose isigaye azakuyobora no mu ngeso nziza. Ndabyemera rwose. Yego nicyo rero nubwo butumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza bubwira abantu ngo dukore ibyaha ngo kubera ko Yesu yadupfiriye. Ntibikabe Abaroma 8 guhera ku murongo wa mbere 6 umurongo wa mbere ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ntibikabe twebwe abapfuye, iyo umuntu yapfuye aba yapfuye. Twebwe abapfuye ku byaha twabiramiramo dute? Ikindi cyane mfite gitoya. Yego babanza umbwire niba icyo wacyumvishe kwanza. Ibyo nabisobanukiye rwose. Wasobanukiwe iki mbere yuko tuhava? Nsobanukiwe ko Yesu nizeye ko yego yaje kubw'ibyaha byanjye. Yego apfa kubw'ibyaha byanjye. Yego wenda ikindi nari nibaza wenda wowe uri mwene data. Allo turakumva neza, komeza wihuta utubwire icyo wumvishe. Turamutse wenda tubana nkabona wowe hari ikintu ukoze
kigaragara nk'icyaha njye bitewe nuko namwizeye cyangwa nafashe icyemezo ku byaha nakugira inama ki cyangwa nakugarurane? Baretse kugarura abandi banza wowe ugaruke. Wowe ni wowe ugomba kubanza kugaruka mbere yo kugarura abandi. Kugaruka kwawe ni ukubanza ukamenya ko ibyo Yesu yakoze bihagije kugira ngo uzajye mu ijuru. Naho kugira abandi inama banza nawe ugirwa inama ahubwo kandi uzemera. Inama ya mbere ni ukwitakariza icyizere, ukamenya ko nta mbaraga ufite zakiranukira Imana kugira ngo Imana ikwemere. Ahubwo Yesu niwe wagukuyeho urubanza rw'ibyaha rwishyiraho, arapfa arahambwa arazuka arangije igihano cy'ibyaha byawe. Ibyo nibyo wizera ugatunga ijuru mbere y'ibindi bintu byose. Naho ibindi nturakabimenya. None se kuteranizera ubutumwa bwiza uri gushaka kugira abantu inama zo gukora iki? Ibindi bireke ubanze wizera icyo witungira ijuru. Imana izakumenyesha n'ubundi buzima bwa nyuma y'ibyo ngibyo. cyane. Urakoze nawe ugira ijoro ryiza. Turagira ngo tunabwire abantu ko hari agatabo tugira kitwa ijuru ntirikorerwa. Ngira ngo n'ubwa mbere tubitangaje kuri izi mikoro. Ni agatabo gakubiyemo ibisobanuro by'ubutumwa bwiza byimbitse n'ibibazo rwose abantu bari kwibaza, byose birimo ibisubizo byabyo biri mwaho ngaho. Aha ngaha n'iki mwene data abajije yakiboneramo igisubizo rwose. Ako gatabo ubifukaze turi kumwe, ngira ngo nawe niko kamufashije rwose. Nanjye nari mfite ibibazo byinshi, yego byinshi biremereye byinshi cyane nanabazaga sinsubizwe, ariko ako gatabo karansubije byose. Yego rwose. Hanyuma ntunga ijuru ndarinezerana. Ushobora gusoma ku gatabo tutanabonanye, Imana yakumurikiramo ibyanditswemo ukabisobanukirwa, ijuru ukayibona tutiriwe tubonana cyane. Ushobora no kugasoma twaranabonanye, yego ntubyumve twarabonanye. Wagasoma umucyo w'ubutumwa bwiza ukakumurikira. Nanjye byambayeho, twaravuganaga, yego twaravunaganaga n'abavandimwe tumaze hafi imyaka 2 tuburana, yego ntarabyumva. Ariko agatabo naragasomye kuri 24 z'ukwezi kwa 4 muri guma mu rugo. Yego umucyo w'ubutumwa bwiza urantambye. Amen amen. Agatabo kari kuboneka. Yego. Muno mujyi wa Kamembe karahari. Umuntu uri mu mujyi wa Kamembe cyangwa uri hafi yawo azatuvugishe kuri email tuza gutanga mu kanya tumurangire uburyo bugatabo yakabona. Yego. Kitwa ijuru ntirikorerwa. Ibibazo mwibaza bifite ibisubizo muri ako gatabo. Yego. Kazagusobanurira nibirenze ibyo twabasha gusobanura. Ariko turajya afite iminota mike. Twakwakira nk'umuntu umwe hari. Ni nk'umuntu umwe. Yego. Tugasezera. Yego. Umuntu umwe yahamagara 078. Okay, yaje. Allo Country FM. Allo. Turakumva. Ushimana Samuel muvugana. Yego Samuel, gusha ku ntego. Namwe icyo kiganiro mwakishije njye kiba cyanejeje. Yego. Samuel, kikunezeza n'iki mu iki kiganiro? Inezeza. Ariko yewe turakumva Samu. None se yego ikibazo mbafite. Yego uko nyine uwo Yesu nimba yaradupfiriye koko ni ngombwa gukora ibyaha uko twibone. Ntibikabe ahubwo ibyaha mubikoreshwa nuko mutari mwizera ko yabapfiriye. Naho numwizera ukamanika amaboko ukita ubundi ibyaha ni imikorere yawe. Kwihana kwa mbere no kwitakariza icyizere. Iyo wihannye ubuvuyemo hakinjira Yesu ntago ari umugabura w'ibyaha. Izere ko babariwe ubundi bindi biharire Yesu azakuyobora neza. Atuyobora mu nzira yose kanda twikorere imitwaro. Haleluya 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 ashi. Ariko se genda ndi gutekere ubwo wenda nk'igihe umaze uhangana n'ibyaha. Yego. Kandi n'ubu ndabizi ko utari wabinesha. Yego. Ubu ntubona yuko uburyo uhanganamo ku ruhande rwawe bikurusha imbaraga ukeneye Kristo ahubwo uwabitsinze ni nawe uzabitsindira muri wewe cyane rwose. Ahubwo mwizere ko ibyo wasabaga byose yabikoze, umurekurire vora n'ibisigaye byose azabikora. Amen.
arumuremye nkunda uvuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu binkiza mu buryo bwombi. Nubuwe urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi, ariko ntabwo wakira imbaraga z'ibyaha ukiri mu rubanza ntibishoboka. Aragiye ariko n'amasaha aragiye. Yagiye, reka tubahe nimero zisanzwe. Kuri njyewe Focus mwambona kuri 0788 472 872. Nibyo. Iri no kuri WhatsApp? Yego, iri no kuri WhatsApp nta kibazo. Emile ni 0784 42 57 n'abashaka ibitabo bari bumbaze ku izo nimero kugira ngo mbarangire uburyo babibona. 84 42 umuntu atwandikire kuri WhatsApp ku izo nimero n'ubundi tubashyire kuri WhatsApp group iriho abantu benshi bakijijwe bari hirya no hino, harimo n'ababisubiza. Mwisanzure mubazi ibyo mwibaza byose ku butumwa bwiza. Ikindi tutabura kubabwira nacyo kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV turiho dutambutse ibiganiro bitandukanye by'ubutumwa bwiza, dusobanura iby'ubuhanuzi, dusobanura kwihana, dusobanura gutsindishirizwa, dusobanura amategeko, mujye kuri iyo YouTube channel ubundi mubone ibisubizo by'ibibazo byose mwibaza ku butumwa bwiza. Twababwira tutamahoro y'Imana rero. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Kandi nyine turasenga Imana kugira ngo iri jambo tuba tuvugiye aha rikomeze rikora akazi karyo mu mitima y'abaryumvishe. Nibyo rwose. Imana ishimwe. Amen.